nase bro iyi karito wanzanye murabona ari sawa shaye no karetse neza waraye cyo kintu we ubona ni icyari ubufu nuko hari yasanzwe ameze guca ariko muri kino gihe man asigaye hatwika tuki reka twikozeyo noneho tubikemure neza turasanga ibintu byose bateguye nizere ko hazi fresh noneho ngenda ahita mbarapira bankubita umuzigo ntahe hari ibindi yego ntose man wowe ko wabaye umusitari hari ikintu ukeneye ifunguro turiterura kabisa mva man gucamo birashoboka ariko ino umenye ngo ntari Kigali man ina hari abaturage benshi ntago nizeye niba mpafite abafana bagaragara wa kintu oya man tugende birashoboka man tugende nyine tugende abarya bari bamaze kwitana kwiruka Nasman yala niba ari ubwoba mfite sibyo ko ndi kumva ijwi rikirimo hasi no kubyumva ariko niba ari ubwoba ndi kumva mu nda bitangiye kuduruganya man ubwo no ubwoba man nyumvira ni ganda kino subwo mureki man okay man ubwo nono kayito wazura mutipe man meze nabi iyo kabiri kuduruganya man ndashaka gukora ibikomeye man murambuza ikiko mumeze nk'isaba ngaho nyumvira ibyana byo mu cyaro sha nose sha ntago ubona abahanzi kuri televiziyo bari kuririmba nigora ngabahanzi cyo mumbaze byo murambaza vaye nigende ni akantu gatoya tukaguhindurira ubuzima mubwire man ni akantu gatoya ashakaga ngo twiyaranje mwiyaranje ikese nyine na akantu twashakaga nyine umuntu ukwiyaranje nyine rasubwiriwe uri mutoya man ariko so bamubwira ko ugiye kuja kuri nako kugira uko wigenza naga leta byumva kugira uko nigenza mbese ni miserane yego nyine ziraha hirya ariko zirishura ndakareka nibashaka bishuze mu cyaro so wahishurira imisarane tugenda turamutera injuga sha urakoze bro genda urasi ziriya abana nabi wakira Nasmani ko narangishije wese nawe ukankutira ugiye gukora ibikomeye nari kujya ngurindira hano man nose ugiye ukabwira abantu konje nkabitwaye iki kugira ngo twese badutegereze batubure oke ngo ugenda man igenda ndaje ndaje cyane yiheshe cyane Tazuju muntu kugenda nk'umurabyora arwaye imiswi cyangwa n'imburugu ariko natitaye ku ndwara arwaye arayama kandi mbonye ari n'urusima yagerwamo igihugu sha wowe urayama amutegerereza arega cyasize n'ibintu mbere ariko ni igisirimu kikirama nka bitanu ahubwo tu ariko kinyuze hano kiri kwiruka ako si buri ndwara ituma umuntu yiruka kuriya niyihera cyangwa agiye kunya sida ariko se sida terakuna ariko usundi ko gitiruka nze nyirera kitacana hirya kigiye mu guhe muryango ko kinyuzeho nk'agace kikigaru ariko n'uyu nguyu sha zikarimo barayamatura
ariko sha urukumye imisumari cyangwa urukugira utanyishura ndahahamasha kariko kazi kanje si ninshake marare. Nawe urambaza iki? Ariko sha wigeze usoma itangazo uja kwinjiramo kwituma muno ni igihumbi gira vuba bwangu kandi ndi kwihuta. Ngo kwituma ni igihumbi? Nongere mbisubiremo kwituma muno ni igihumbi. Je rero bantumye ntabwo nitumye urambaza ikireka nigendera. Hako shuzi kwa bigize burage. Ariko sha umuntu azajya ahangayika ari guhaha, ahangayika ari kwishura n'imisarane. Ariko sha njewe ibyo ntabwo mbyitayeho nishura cyangwa weze muri gwa mwobo. Ushaka kurwana? Sha Niba ari byo isemo nabyo kwabikora da. Nyine ariko sinakubikwa kumvikana. Nyine shira hanga sinakubye nshaka amafaranga igihumbi. Ko tari kunyiruka hose ubundi ngiye ntayo guhaye wantwanye. Iyi mikino ndayanze rero ayo nkwereka ikintu mukorera wowe. Ansi nawe urambaza wowe. Ichirwa hanga. Kuramo nizo nkweto. Vanamo wa maka. Zaza murabunza amabyi mwebwe mwe. Bese undi kino cyavutse he. Kuramo wa byabwangu wa maka. Ayo soronyishira igihumbi. Unubutaha nabandi bazaboneho urugero amahero. gusa ibintu Ndavutse kuwese ko sha. Jane. Ni tabasitari. Jane. Vanamo niyo shatama. Wa maka. Kosa biyakaraza imisazo kanaka cyane ifite n'amafaranga. Ahero gusa. Chishwa cha. Chishen. Run. Kandi siyo yatewe n'amadayimoni kanse kandi kwazanye. Yana mwana ndindi. Ariko se man, Hako se urambaza iki? none se ko wambaye ibirenge ukaba utambaye ishati imyenda ziheza muri wese? Yasi nka urambaza iki? Icyo nakubwira cy'igitaramo cyahagaze dusubire i Kigali. None se ubwitaramo kirangire muri wese aka kanya?